Dawidi aravuga ngo uyu ninde? Tangira ubabazwa n'ikintu kiguhagaze imbere. Tangira ubabazwa n'ikintu gituma useka abandi udaseka abandi baseka. Tangira ubabazwa n'ikintu gituma udasinzira abandi basinzira. Tangira ubabazwe n'ubwo buzima ubayemo. Tangira ubabazwe n'iyo situasiyo ubayemo. Dawidi aravuga ngo uyu ninde? Uyu ninde utagira Imana usuzugura abafite Imana? Uyu ninde udasenga usuzugura abasenga? Uyu ninde udasenga usuzugura abasenga? Uyu ninde udafite amasezerano usuzugura abafite amasezerano? Uyu ninde udafite umurengero usuzugura abafite ababarengera? Uyu ninde udafite umutabazi usuzugura abafite Imana yawo umutabazi? Uyu ninde utagira aderese dufite aderese y'ino mu isi n'iy'ijuru? Uyu ninde udafite nasiyonalite dufite iy'inaha n'iy'ubwami bwo mwe? Uyu ninde usuzugura senga dasenga? Mama NIYO TV yacu twese. Mama NIYO TV TV yacu twese. Mama NIYO TV TV yacu twese. Turasoma mu gitabo cya Samuel wa mbere 17 umurongo wa 10. Wenda ndashaka dusome no wa 11 nta kibazo. Inkuru nziza ariko ntibifate nk'inkuru, ahubwo bifate nk'ikintu kivuzwe ku buzima bwawe. Bibiliya yanditswe imyaka myinshi ariko izanye ubuzima bwuzuye ku buzima bwacu. Dusome mu izina rya Yesu. Umufilisitiya arongera aravuga ati nsuzuguye ingabo za Isiraheli, uyu munsi ni mu nk'umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisiraheli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba baratinya cyane. N'amagambo ateye ubwoba, ariko mwumva intsinzi iri muri aya magambo. Hatangiye havuga umwanzi w'Abisiraheli, ariko muraza kumva isoza ry'umwanzi w'Abisiraheli. Hari amajwi yatangiye amaze iminsi avuga ku buzima bwawe, ariko uyu munsi ndagutangariza ko ari bwo ari butsindwe ucyumva rino jambo. Ngo Umufilisitiya arongera kandi hari amajwi amaze iminsi yiyongeza ku buzima bwawe. Aravuga ati nsuzuguye ingabo za Isiraheli. Hari abadayimoni bamaze iminsi bagusuzugura. Hari amajwi amaze iminsi gusuzuguza. Yari Goliyati ngo nsuzuguye ingabo za Isiraheli. Uyu munsi tuvugana ni mu nk'umugabo turwane twembi. Babyumvise basanga nta mugabo bafite muri bo warwana n'umuntu umwe, ngo bariheba. Sawuli n'ingabo Sawuli n'Abisiraheli bose bumvise ayo magambo. Ayo maze iminsi yose watumye, ayo maze iminsi wumva, ayo maze iminsi wakira, ayo maze iminsi wumva mu matwi yatumye wiheba. Ariko nakuzaniye inkuru nziza ngo y'Umufilisitiya bariheba, ngo baratinya cyane. Ariko muri aya magambo hahishemo intsinzi y'ubuzima bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Cyari igihe gikomeye rero. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ntego ivanga umugambi w'Imana urakomeje. Imana ishimwe. Haleluya. Nubwo Sawuli n'ingabo ze n'Abisiraheli bose bari bihebye, bumvise amagambo ya Goliyati, ariko umugambi w'Imana wari ukomeje ku buzima bw'Abisiraheli. Umugambi w'Imana wari ukomeje ku buzima bw'ubwoko bwayo. Imana ishimwe. Ndagutangariza ko nawe muri uyu mwanya wowe unteze amatwi, wowe unkurikiranye, ndagutangariza sinzi bariyeri ziri imbere yawe, sinzi ikintu kiguteye ubwoba, sinzi ikintu kiguhagaze imbere, sinzi ikintu kiri gutumurira, sinzi ikintu kiguhagarikishije umutima, ariko nakuzaniye itangazo ni iryo kukumenyesha ngo umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana urakomeje ku rugo rwawe. Umugambi w'Imana urakomeje ku bana bawe. Umugambi w'Imana urakomeje mu kazi kawe. Ndagutangariza ngo umugambi w'Imana urakomeje. Ntago nzi ikintu kiri gutuma wiheba, ntago nzi amajwi umaze iminsi wumva, ntago nzi ibintu umaze iminsi wakira bikwihebesheje.
biguteye ubwoba, ariko uyu mwanya ndagutangariza ko umugambi w'Imana ukomeje ku buzima bwawe. Icyo yavuganye nawe, umuririmbyi yavuze ngo mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka kandi ukagisohoza. Imana ishimwe. Hano narababwiye ngo Imana yacu iravuga, Imana yacu irakora, Imana yacu irasohoza. Ibihe bibi bishobora kuza bikaduforomata, bikatwibagiza ko Imana yavuganye natwe, ariko ntibizakuraho ko yavuze. Ibihe bibi bishobora kuza bikaduforomata, bikatwibagiza ko Imana hari icyo yakoze mu buzima bwacu, ariko ntibizakuraho ko hari icyo yakoze. Ibihe bibi bishobora kuza bikatwibagiza, bikashyiraho bariyeri zitandukanye, kuvuga ngo ahantu uzaharenga, ahantu uzahaca, ibintu uzabigeraho, ibintu ntacyo uzabikoraho, ariko ntibikuyeho ko Imana yavuze. Bizatuma utakaza ibyiringiro, bizatuma ucika intege, bizatuma unanirwa, bizatuma ucogora, ariko ntibizakuraho icyo Imana yavuze, kuko Imana iyo ivuze ngo ijye inyuma y'ijambo ryayo ngo kugira ngo irisohoze. Imana ishimwe. Narababwiye ngo ijambo ry'Imana yarigereranyije mu buzima busanzwe nk'imvura. Iyo imvura iguye izana ubuzima, iyo imvura iguye itanga umusaruro. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ku buzima bwacu rizana impinduka, rizana umusaruro. Nta muntu n'umwe iyo imvura yaguye ngo asohoke ngo yoberwe ko imvura yaguye. Nubwo yaba abana n'ubumuga bwo kutabona, yumva ko hari ikintu cyahindutse ku butaka. Ijambo ry'Imana rero iyo iritumye irigenda inyuma, natwe tukumva impinduka z'ubuzima. Niyo mpamvu nkwingingira muri Kristo, urekuye ibyo wakiriye muri iyi minsi, urekuye ibyo wumvise, urekuye ibyo wabonye, wakira ijambo ry'Imana, rirazana ubuzima muri wowe, rirazana impinduka muri wowe, riratanga umusaruro muri wowe. Imana ishimwe. Cyari igihe gikomeye ubwo Goliyati n'ingabo ze bari bahagaze imbere y'Abisiraheli, bamwe bahagaze hakuno, abandi bahagaze hakurya. Bibiliya yatubwira ngo Goliyati yarahagararaga ku musozi akivuga, akavuga ngo suzuguye ingabo z'Abisiraheli. Ngo umunsi yarazikwenaga, yarazisuzuguraga, akavuga ngo suzuguye ingabo z'Abisiraheli, ntacyo mumaze, ntacyo muvuze. Niba se hari icyo muvuze, nimwishakemo umugabo azarwane nanjye. Niba se hari mushoboye, nimwishakemo umuntu umwe niwe yabasabaga. Niba muri ingabo za Isiraheli, niba mwaratojwe, niba muzi kurwana urugamba, niba mushoboye koko, nimwishakemo umugabo azarwane nambye. Nadutsinda turaba abagaragu banyu, nitubatsinda nadutsinda turaba abagaragu banyu, nimudutsinda natwe turaba abagaragu banyu. Turaza tubakorere, ariko natwe nimudutsinda, nitubatsinda muraza mudukorere. Bibiliya tubwira ngo yashakaga nk'umugabo umwe muri Isiraheli. Bibiliya tubwira ngo Sawuli yari yaratoje igisirikare cya Isiraheli cyose, abo yatoreje ku butaka, abo yatoreje mu mazi, abo yatoreje mu kirere, ngo amara iminsi 40 Goliyati abatuka, bakwena, basuzugura. Ntabwo nzi iminsi Satani amaze iminsi agusuzugura, ntabwo nzi iminsi Satani amaze iminsi agukwena, ariko ndagutangariza ko igihe amaze iminsi agusuzugura icyo ari cyo cyose, umugambi w'Imana ntabwo wahagaze ku buzima bwawe, urakomeje. Imana ishimwe. Ngo Sawuli aravuga ati reka nshaka umuntu wahangana na Goliyati. Goliyati yari igihanda gikomeye, ntabwo ndi bumuvugeho, se naje kumuvugaho. Hano icyo atwinjiriza muri uyu mwanya, cyakoze ngo yari ateye ubwoba, uburebure, bugari, bunini, ngo ashaka kumira Dawidi ahagaze akamumira. Ntabwo ari we nshaka kuvugaho uyu munsi, ndashaka kuvuga intsinzi y'abantu b'Imana imbere y'ibyabasuzuguye, imbere y'ibyabatesheje agaciro. Ngo arangije Sawuli ashakisha umugabo wahangana na Goliyati. Iminsi 40 ngo ajya mu ngabo zirwanira ku butaka, aravuga ati ninde wahangana na Goliyati mu batorejwe ku butaka? Ati ntawe. Ninde wahangana na Goliyati mu batorejwe mu kirere? Ati ntawe. Mu ngabo zirwanira mu mazi, ninde wahangana na Goliyati? Ati ntawe. Muri batayo 50 ati ntawe. Ajya muri batayo 105 ati ntawe. Muri batayo 200 ati ntawe.
ati nta muntu n'umwe mbonye mu gisirikare cyanjye wahangana na Goliyati ukwezi n'iminsi 10 ngo Sawuli ashaka umuntu wahangana na Goliyati yatsinda Goliyati ngo Abafilisitiya bakaba abagaragu b'Abisiraheli batsindwa ngo Abisiraheli bakaba abagaragu b'Abafilisitiya aramubura Sawuli. Twumvise ijambo rivuga ngo Abisiraheli bariheba ngo n'ingabo zabo bariheba. Turi mu gihe abantu bihebye batagarije Imana icyizere, babona nta nzira y'ubutabazi, babona nta buryo, nta ariko nazanye ijambo ryiza cyane ngo nubwo bimeze bityo, nubwo bimeze gutyo, umugambi w'Imana urakomeje. Umugambi w'Imana urakomeje. Imana niyo yonyine idatinya ibihe. Imana niyo yonyine inyuranye ibihe, ikavanaho ibihe bibi ikazana ibihe byiza, ikavana ibihe byo kurira ikazana ibihe byo guseka, ikavana ibihe by'agahinda ikazana ibihe by'umunezero. Ngo Abisiraheli bose bariheba, Sawuli ariheba, ingabo zirihebera, abagore b'ingabo b'abasirikare bariheba, abagabo abana bariheba, bava mu mashuri, bizinesi zirahagarara, abacuruzi bariheba. Baravuga ati niba nta mugabo wabonyetse wo guhangana na Goliyati tuzacururiza he? Niba bimeze gutya, niba ibintu bimeze gutya, tuzakorera he? Tuzabyarira he? Abana bacu bazigira he? Tuzashakira abakobwa bariheba, tuzashakira he? Abasore bariheba, tuzakorera ubukwe he? Bariheba abantu bose. Ngo Abisiraheli n'ingabo na Sawuli bariheba. Bibiliya iratubwira ngo muri uko kwiheba kwawe ndagira ngo mbatangarize nubwo abantu bihebye muri ibiremwa by'Imana, nubwo abantu mubabaye muri ibibumbano by'intoki z'Imana, mwabumbiwe mu biganza by'Imana, ibahumekera mwuka wayo, iracyafite umugambi ku muntu yaremye. Waba usenga waba udasenga, Imana igufiteho umugambi. Imana ishimwe. Imana iracyagukunda, Imana iracyakwitayeho. Imana ishimwe. Ngo bamaze kwiheba, Bibiliya iratubwira ngo Yesayi wahagurutse umuhungu witwa Dawidi ngo yararagiye intama araho aravuga ati rero ubwo twese twihebye vuga ngo nta nukirya, fata ibyo kurya, mbese urumva bari ku rugamba, fata ibyo kurya ushyire bakuru bawe ibyo kurya. Afata ibisorori bashyiramo ibyo kurya, aha umuhungu witwa Dawidi ati shyira bakuru bawe basi nibanapfa bazapfe bariye. Dawidi araza n'ibisorori yirukanka ngo agera mu rugerero rw'Abisiraheli, asanga abakuru be baraho barihebye. Ngo apfundure ibisorori, ati si waje gukora iki? Tena nimbaza n'ibyo kurya, turabizana se turacyabishoboye? Hari igihe umuntu agera imbere y'ameza ateguye neza, kubera iterabwoba rya Goliyati bikamunanira. Bateguye neza, ibiryo bipimye neza, nta mikorobe, nta virusi, nta mwanda urimo. Abahoteleri batetse, abantu bize guteka bamutekeye, bamuteguriye buri kimwe cyose, akareba ameza uburyo ateguye akabura apeti, kubera Goliyati umuhagaze imbere umukwena. Ati unsuzo bikumariye iki? Kuba wubashywe, kuba bikumariye iki? Kuba bikumariye iki? Ku izina rikomeye rikumariye iki? Amashuri wiza kumariye iki? Titiri ufite ikumariye iki? Dawidi yasanze bihebye, ngo bagipfundura, ngo bagikoramo, ngo bagiye kubona babona ngo Goliyati araserutse, ngo arongera arabakwena, ngo arabasuzugura, arabaseka cyane. Ngo abona abakuru be barirukanse, ngo birukiye mu myobo, ngo barirutse ibisorori barabisize. Njya mbibona nk'iyo umuntu yasuye abana bo muri interina, ni nk'aho bashyiriye utuntu nyine batabona ku mashuri, bashyiriye agafirida, bashyiriye agasosi, bashyiriye twa tuntu nyine batabona.
babona barabisize barirukanse ngo binjira mu myobo. Dawidi aravuga ati aba ni babandi bakuru banjye nzi bagira muri karitsiye, abantu bose bagakangarana bakishimira ko mfite bakuru banjye baba mu gisirikare cya Sawuli, bakishimira ko bakomeye. Aba ni babandi ko mbona bari kwirukanka bajya mu myobo, bajya mu mandake, bajya mu buvumo. Abangaba hari, reka mbabwire, sinzi Goliyati uguhagaze imbere utuma ugera imbere yawe agakomereye ugatitira, ariko nakuzaniye ihumure ivuye ku mwami Imana, ngo umugambi w'Imana urakomeje. Imana ishimwe. Ngo Dawidi abona ukuntu bakuru be bafite ubwoba, abona ukuntu bari gutitira, abona ukuntu garahagarara, ngabona Goliyati ngo aramwitegereza, aravuga ngo uyu ninde? Uyu ninde usuzugura Imana ya Isiraheli? Goliyati ngo arimo gutuka Imana ya Isiraheli, agatuka n'ingabo za Isiraheli. Ngo uyu ninde? Uyu ninde usuzugura ingabo za Isiraheli? Uyu ninde utuka Imana ya Isiraheli agasuzugura n'ingabo zayo? Ndagira ngo uyu mwanya Dawidi arababara, ndagira ngo uyu mwanya utangire kubazwa n'ikintu kiguhagaze imbere. Ubuzima utarambiwe Imana izabukurindiramo, ntabwo uzabigukuramo, ahubwo izabukurindira. Tangira ubabazwe n'uko ubayeho, tangira ubabazwe n'uburyo abana bawe batari kujya kwiga, tangira ubabazwe nabyo. Ibintu byo kwihana ngo Imana ibabarira agahinda ko mu mutima, ikubabarira agahinda ko mu mutima n'igikureho n'ikigatera. Imana ibabarire ngo kwiganyira, ikubabarira kwiganyira ariko ikureho n'ikigutera kwiganyira. Imana ibabarire umubabaro ukabije, ikubabarire umubabaro ukabije ariko ikureho n'ikiwugutera. Dawidi aravuga ngo uyu ninde? Tangira ubabazwa n'ikintu kiguhagaze imbere, tangira ubabazwa n'ikintu gituma useka abandi udaseka, abandi baseka. Tangira ubabazwa n'ikintu gituma udasinzira abandi basinzira. Tangira ubabazwe n'ubwo buzima ubayemo, tangira ubabazwe n'iyo situwasiyo ubayemo. Dawidi aravuga ngo uyu ninde? Uyu ninde utagira Imana usuzugura abafite Imana? Uyu ninde udasenga usuzugura abasenga? Uyu ninde udasenga usuzugura abasenga? Uyu ninde udafite amasezerano usuzugura abafite amasezerano? Uyu ninde udafite umurengero usuzugura abafite ababarengera? Uyu ninde udafite umutabazi usuzugura abafite Imana yawo umutabazi? Uyu ninde utagira aderese dufite aderese y'ino mu isi n'iy'ijuru? Uyu ninde udafite nasiyonalite dufite iy'inaha n'iy'ubwami bwo? Uyu ninde usuzugura abasenga adasenga? Imana idufashe kandi tugirire neza. Uyu ninde? Dawidi aravuga ngo uyu ninde? Uyu ninde? Uyu ninde uvuga? Uyu ninde uvuguruza abagabo mu ngo zabo? Uyu ninde utuma abagore batagira ijambo imbere y'abana? Uyu ninde? Uyu ninde? Uyu ninde utuma abantu bahorana ubwoba? Uyu ninde utuma abantu bahora bihishe? Uyu ninde utuma abantu babona ibiryo ku meza bakabibona nk'ibidukikije, ntibagire imbaraga zo kubikoramo? Uyu ninde? Dawidi arababara. Tangira ubabazwa n'ibintu biguhagaze imbere. Tangira ubabazwe nuko abana bawe batari kujya ku ishuri kandi abandi batangiye. Tangira ubabazwe nuko imishinga batangiye itari kuzura. Tangira ubabazwe nabyo. Tangira ubabazwe nuko utagira akazi. Tangira ubabazwe nuko ushaka imyaka yo gushaka yageze ariko ukaba udafite nukubwira ndagukunda, nugutangariza itariki y'ubukwe. Tangira ubabazwe nabyo. Tangira ubabazwe nuko ushaka. Imana idufashe. Bibiliya ngo Imana ikingura umutima wa Rodiya ngo kugira ngo yumve ibyo Pawulo avuga. Imana ikingura umutima wawe kugira ngo wumve ikivugana nawe, mama, papa, mukobwa, musore. Imana ikingura umutima wawe muri uyu mwanya. Tangira ubabazwe nuko uraho ntacyo ufite ukora kandi ufite umuryango. Tangira ubabazwe nabyo. Tangira ubabazwe nuko ntacyo uri gukora kugira ngo abana bawe babeho. Ntacyo bitwaye
kubabazwa nabyo nuko ntacyo uri gusevinga kuri konti za, ntacyo uri gusavinga urugo rwawe, ntacyo uri gukora kandi ufite amaboko kandi utarwaye utabana n'ubumuga. Tangira ubabazwe nabyo. Byo bikuvuga ngo Imana ibabarire kwiganyira utiganyira, ikureho ikubabarire kwiganyira, ikureho n'igituma wiganyira. Dawidi arababara cyane, aravuga ati nyamara uyu Mufilisitiya amaze kubabara, amaze kugira, aravuga si ishyari, ishyaka, ni ishyari, ni ishyaka. Mumbwire muri comment, ni ishyari, ni ishyaka. Yagize ishyari buriya, arababara ko turi kumwe bene data, murahari. Arababara, byo mungaragariza ko muhari, muri kwakira ubuzima muri mu ijambo. Arababara. Avuga ati nyamara rero ntago kubabara kwanjye birangiriye, hari icyo nakora kuri uyu mubabaro, hari icyo nabikoraho. Avuga ati ubundi igihe narwana n'uruba Mufilisitiya, ati kagira inkuru bakuru bati nyamuneka gabanya ubwibone. Bahita bacomoka mu myobo mu ndake, bavuga ati gabanya ubwibone bwawe, subira mu dutama twasatse ubundi wadusigiye ndi. Muri make icyo bari bakoze ni ukumuca intege, bamwibutsa aho abarizwa, bamwibutsa aderese y'aho avuye n'aho abarizwa. Iyo uhagurutse kubw'ikibazo runaka, Satani ahita kwibutsa aho ubarizwa. Satani ahita kwibutsa ko nta iwanyu wahagurutse. Satani ahita kwibutsa ko nta iwanyu wagezeyo. Satani ahita kwibutsa ko nta wiwanyu wigeze ubikora ngo byemere, nta wazamutse, nta washyingiwe, nta wize, nta watunze amafaranga, nta wacuruje, nta wazamutse. Baramubwira ati jya mu ntama, se ubundi wazisigiye nde? Iyo ubabajwe na situwasiyo urimo, Satani icyo ahita akora, ahita kwibutsa aderese yawe. Dawidi aravuga ati mbagize nte? Hari abantu bahaguruka bafite kwizera kwa meza n'ibivuzo. Ibivuzo murabizi, abatabizi mwihangane. Hari abantu bahaguruka bafite kwizera, bumva bahinga no muri kaburimbo babyemerewe, ibishyimbo bikamera cyangwa ibyo bahinze bikamera, ariko Satani akabaca intege akabavuga ati ntago bishoboka. Ariko nubwo baba bahuye n'ayo majwi barakomeza. Dawidi ngo abatera umugongo, arabihorera. Ntuzakangwe n'abaguca intege, ntuzakangwe n'amajwi aguca intege. Amajwi aguca intege yanyura mu bantu, amajwi aguca intege yakwisangira, amajwi aguca intege yanyura kuri Satani akakongorera akakubwira ati niko yego ugize ishyaka ryo gusenga ngo wubake urugo, ariko si uko ubizi iwanyu murubaka. Iyo mwubatse se rurarama. Yego iwanyu mukora ubukwe, ariko si iyo mukoze ubukwe urugo rurarama. Ayo majwi yatera umugongo. Ndagira ngo gutangarize muri uyu mwanya, wimuye aderese, wahinduye irangamimerere, uri muri Kristo Yesu. Niba utanari mu uyu munsi turakwandikisha mu izina rya Yesu. Urahindura karitsiye, urahindura identite, urahindura ubwene gihugu, urahindura aho ubarizwa, urahindura aho wavukiye, urahindura aho wakuriye, urinjira mu gisekuru gishya. Hari umugabo witeguye kukwakira, hari umugabo witeguye kukuhindura amateka, hari umugabo witeguye guhindura ubuzima bwawe, hari umugabo witeguye kukwiyandikishaho akakwakira mu maraso ye, nta kintu na kimwe atakwakira, nta muntu n'umwe atakwakira, nta muntu n'umwe yasubiza inyuma. Hariho ngo yemwe abarushye namwe abaremerewe nimuze musanga ndabaruhura. Cyakoze Yohani yaravuze ngo ahita duhindura abana be bwite, ntabwo atwadabuta, ahubwo aduhindura atwiyandikishaho ngo bakundwe, ubu turi abana b'Imana. Uko tuzasa niko Imana ishimwe, turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntikurereka, ariko Kristo niyerekana azasa natwe. Ndagira nkubwire ngo ntugire ubwoba bwo guhindura irangamimerere, ntugire ubwoba bwo guhindura karitsiye. Hindura ibitekerezo byawe, hindura aho uvuga. Yesu arakwemerera kukwakira mu gisekuru cye. Dawidi atera umugongo bakuru be n'abandi bari kubavuga bati ntacyo mbatwaye. Ariko hari abantu bumvise ko Dawidi afite ishyaka cyo kurwana na Goliyati, ngo baramutambutse bamujyana
kwa Sawuli iragira ngo utere umugongo abari hafi yawe, tera umugongo aho uvuka, tera umugongo amajwi y'aho uvuka. Hari abaza bakuvuga ngo nyogosenge ntabwo yahageze, iyi myaka ntiyayirengeje, urabona urumva. Reka nkubwire, gira ibintu utera umugongo. Nanjye hari ibyo nshaka gutera umugongo, nanjye ubyumva, nanjye ndi munsi y'iri jambo, ndarikeneye, nanjye ndi kumvira ijambo ari ubuzima muri jye. Dawidi abatera umugongo ngo arangije nihuse cyane bamujyana kwa Sawuli. Ndajya nkubwire ngo mu ijambo ry'Imana turi kwakira ubuzima, ntukaryumve nk'amateka, ntukaryumve nk'inyuguti, ahubwo tujye twakira ubuzima muri ryo. Ngo Dawidi abatera umugongo ngo nihuse cyane ngo bamujyana kwa Sawuli, ngo bakimugeza ngo Sawuli ngo amukubita amaso, uti mama yakene mama, wa musore w'umugenda we urimo urajya he? Niwe bambwiye kujya kurwana na Sawuli na Goliyati, uri wo kwande? Aramwibwiye ati si umwana, mbese ibintu byinshi, ati ko mbona ukureshya ukuri agasore kumugenda, bite byawe? Ese ubarizwa mu gisirikare cyanjye? Tereka da. Ese ubarizwa mu ngabo zo zirwanira ku butaka? Tereka. Ese ubarizwa mu zo mu kirere? None ubarizwa he? Ati mbarizwa mu ishyamba, naragiraga intama za data. Uragiye intama afite iki? Inkoni. Mfite inkoni ndagiye intama. Ati none intama n'igisirikare n'inkoni birahurira he? Goliyati afite ibifara, afite burende. Reka nkoreshe esanse y'iyi minsi kuko hari ibyo mutakumva. Goliyati afite burende, afite ibisasu, afite ibintu biturika. Wowe ufite inkoni, guraho uri mu ntama yari yitoje. Wowe witoreje hehe? Reka nkubwire mwene data ngo Sawuli nawe atangira kumuca intege kandi agiye kumuha sapoti. Birashoboka ko hari igihe ujya ahantu ugiye no gusengera umuntu yanagutumiye akakubwira ati maze igihe kinini ndwaye, ngwino usengera umukozi w'Imana. Wagera ati nsengera, ariko nubwo iyi diabete bambwiye ko igeze kuri ntuza ya nyuma, sinzi uko bajya babivuga, igeze kuri tape ya nyuma. Iwacu kutugeze ku myaka 50 iratwica, kandi nyenyeze 50 49 n'amezi angahe tikana masenge niyo yamwishe, data wacu yamwice. Iyi mitwe idakira n'ubundi rwose pfa kunsengera Imana inyakire mu bayo. Mbese nta muntu ujya ukira umutwe. Cyakoze iwacu bapfa kuri iyi myaka nsengera. Cyakoze iwacu baracuruza bakongera bagahomba. Cyakoze iwacu barazamuka bakongera. Sengera urugo rwarananiye. Cyakoze niteguye divorce kuko n'undi wacu masenge ntiyubatse, mama wacu ntiyubatse, mama ntiyubatse, nanjye ndayiteguye. Mbese akagutumira nk'umukozi w'Imana ugiye kumuha umusada w'amasengesho, wagerayo ukuva n'uwagutumiye nawe ari kukubwira ko bidashoboka. Ariko Dawidi ngo amaze kumva ko Sawuli nayo mugati wagasore k'imigenda we, inkoni, intama, wowe urumva wahurira hehe na Goliyati? Ariko Dawidi kuko yari afite yari yazamuye kwizera kwe, yari yazamuye ibyiringiro bye, yabikuye ku bantu, yabikuye kuri yarambiwe gusuzugurwa kw'Imana ya Isiraheli, yarambiwe gusuzugura. Ubundi Dawidi yarwaniraga ibintu bibiri. Yari yanze ko Goliyati asuzugura Imana ya Isiraheli, yari yanze ko Goliyati asuzugura ingabo za Isiraheli. Nibyo bintu bibiri numvise Dawidi arwanirira. Hari abantu bavuga ko udasenga kandi warasenze. Hari abantu bavuga ko utabanye n'Imana kandi warabanye n'Imana. Hari abantu bavuga ko ibihurimo wakoze ibyaha kandi nta byaha wakoze, kandi nubwo wabikora Imana ni nyembabazi, hagigira insika nk'abantu. Nge wankosereza kabiri gatatu kane gatanu nkakureje ndavadi ibisi nabivamo. Ariko Imana yuzuye imbabazi, yuzuye imbabazi, yuzuye imbabazi, yuzuye imbabazi, yuzuye imbabazi. Uko waza kose, uko waba uri kose, aho waba uvuye hose irakubabarira. Imana ishimwe. Ngo Sawuli amuca intege, ariko Dawidi ntiyacika intege kuko yarwaniraga ishyaka ry'Imana ye, akarwanira n'Abisiraheli. Tangira urwanirire ko abantu bagusuzugura kandi warasenze. Tangira urwane kuko abantu basuzugura abana bawe, urugo rwawe, bakabona ko bagasuzugura wowe, bagasuzugura aho uvuka, bagasuzugura washatse, bagasuzugura umugabo, bagasuzugura umugore. Ibyo bintu byatuma uhaguruka, byatuma ugira imbaraga ugahaguruka. Dawidi nta kindi cyari kimuhagurukije, ni ibintu bibiri. Yanze ko Goliyati agomba gusuzugura Imana ya Isiraheli.
Arangije abwira Sawuli iti ariko nubwo nabaga mu ntama nkabavunwa nitwaje inkoni ariko mfite amateka ikagira inkuru. Ayahe mateka se? Ntundebere mu ntama, ntundebere mu nkoni, aho mu ntama hari ibibazo nahuriyemo nabyo bikomeye kuruta Goliyati. Ntabwo narwanishije intwaro zikomeye, ariko inkoni. Muririmbyi mwiza yararimbye ngo Yesu ni inkoni yanjye genderaho, ni icyambu gikomeye nambukiraho. Inkoni yakoze akazi mu ntama, nahaboneye Imana ishimwe. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye ku rugamba urasane, ntabwo ari ngombwa ngo ujye ku rugamba ufate intwaro zikomeye. Hari ahantu wanyuranye n'Imana, hari ahantu wabanye n'Imana, hari ahantu watambukanye n'Imana, hari ahantu wagendanye n'Imana. Muririmbyi aho twagendaniye Yesu we wigeze untererana. Ati mbwira rero, mu ishyamba habaye iki, mu ntama habaye iki, ku nkoni habaye iki? Mu ishyamba intare yarazaga. Ati intare urayizi? Ati ndayizi. Ati nyumva mu bitabo. Ndashaka ko Sawuli yayumvaga mu bitabo. Tita tujya kuri tere, hari abantu batazi intare. Ati nyumva mu bitabo. Ati ngenda yizi live. Yarazaga ije gufata umwana w'intama, ikamufata nkayifata nkayicakira nkayishanyagura, idubu nayikaza. Ati reka warwanye n'iduboti cyane. Ati narwanye n'idubu nayo ikaza nkayifata nkayifutagura nkayimena umutwe, nkayambura umwana w'intama nkawusubiza mu mukumbi. Imana ishimwe, nkawusubiza mu mukumbi. Hari ibintu Satani yari yafashe mu rugo rwawe, urabimwambura ubirabigaruza. Hari ibintu yafashe mu bana bawe, urabimwambura urabigaruza urabisubiranya. Hari ibyo uzi yari yarafashe abigira ibye, urabimwambura urabigaruza. None ubu ibyo nibyo utagaruza. Ati nkayifata nkayishwanyaguza nkayivutagura nkayambura umwana w'intama nkawusubiza mu mukumbi. Hari ibintu Satani yigeze afatira urubyaro rwacu turarumwambura. Imana iduha urubyaro, yafashe akazi kacu turakamwambura. Imana iduha gukora. Hari ibyo yigeze afata, hari ibyo yigeze afata mama, hari ibyo yigeze afata, reka ne kubirondora, ariko nawe urabizi. Hari ibyo yafashe papa, hari ibyo yafashe urabimwambura, nawe urabizi. Umenya ko bikuye mu maboko ya Satani, urabisubirana. None ubu nibwo ugeze ubwoba. Humura, n'ubu wabifata, n'ubu wabimwambura, n'ubu wabigaruza, n'ubu wakongera ukabifata. Bibiliya iratubwira ngo Dawidi amuha ubuhamya we. Hari umuntu watubwiye ngo iyo ushaka kwica intare nzima, ufata intare yapfuye, aka kantu naragakunze. Ufata intare yapfuye ukayishyira ku bitugu, warangiza ukayikorera, ukareba intare nzima ziri imbere yawe nubwo za 50, ukatera intambwe uzisanga. ngo iyo zibonye ngo wikoreye intare ipfuye, ukagenda uzisanga udafite ubwoba, ngo utambuka, ngo ziravuga ngo uriya si mwene wacu yishe, ngo uriya si mwene wacu afite ku bitugu, ngo numva afite mwene wacu yishe akaba muhetse ku bitugu, akaba ari maze adusanga, ubwo twaje kudukorera iki? Kwaba ari kudusatira, twebwaje kudukorera iki? Ngo ziratinya, ngo zikiruka, ngo zikaguhunga, ngo ibyo yakoreye mwene wacu yikoreye ngo nibyo aje kudukorera. Ndagira nkubwire ngo hari ibintu Imana yagukoreye ahashize hawe, hari amateka Imana yahinduye, hari ubuzima wanyuranyemo n'Imana. Mama kwiseta ubyara uwo mwana wikwemera Satani amutwara, hahandi wanyuranye n'Imana umubyara, hahandi wanyura. Ntabwo wabyutse mu gitondo ngo useke umwana ze, hari anamezi wamutwise. Ntabwo wabyutse mu gitondo ngo ujye kwa muganga ngo ni mumpe umwana. Wabanye nawe mu mezi 9, ubana na mu minsi yo guhurwa, ugendana nawe ugenda gahoro, umubunyerera ukagenda gahoro, kuzuba ugafundura umutaka ugatwitwikira, umwana wawe udahungaba. None Satani arimo aramukwambura, ngo nyirasenge uterekera, ngo nyirasenge udakijwe, arimo aramukwayura ngo ibitekerezo nabitwara. Hari ahantu wanyuranye n'Imana udakwiye gutinya ibihe biguhagaze imbere. Ongera
ongera wikorere amateka yahashize, ongera wikorere ibyo wanyuranyemo n'Imana, ubikubitisha ibyo bihaguhagaze imbere. Imana ishimwe. Ubikubitisha ibyo biguteye ubwoba. ngo Dawidi amuha ubuhamya, aramubwira ngo hahandi nanyuranye n'Imana mu ntama ntiyansize, yampaye imbaraga. Ati niba wararwanye n'intare, niba wararwanye n'idubu, aturakaza atakira imyambaro. cyakoza mvuye kwemera ndayamubwire ngo isi ntijya yemera, ariko Imana izayemeza. Isi ntijya yemera, ariko umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Ntucike intege. ngo arangije gusa uriye muha imyambaro, yavuga ati ambara icyo mu mutwe, wambara icyo ku gituza, nakurasa basi ntuhite upfa deregite, wikingire. mbese ngo amuhe ingabo imukingire. gusa Dawidi amaze kuyikubitamo yumva iyo myambaro yambaye siye, ntashoboye kuyirwanisha. Yumva iyo myambaro yambaye ntayimenyereye ku rugamba. Najya nkubwire mama, papa, ntabwo intwaro ugiye kurwanisha imenyerewe ku rugamba. reka intwaro zigiye kurwana ntabwo ari intwaro abantu bamenyereye. Dawidi ngo yikuramo imyambaro ya Sawuli, aramuhereza ati n'ubundi iyi myambaro myambitse nawe watsinzwe uyifite, kutayambaye ngo ujye ku rugamba. Hari imyambaro abantu bari kutwambika batsinda mu rugamba, kandi hari uko twebwe tumenyereye kurwana. Abamenye Imana hari uko twebwe tumenyereye kurwana. Hari imyambaro twambara tukarwana tugatsinda, hari imyambaro twambara tukajya ku rugamba tukarutsinda. Ntabwo turwanisha amagambo, ntabwo turwanisha amashuri, ntabwo turwanisha aho tuvuka, ntabwo turwanisha inzobe, ntabwo turwanisha uburebure, ntabwo turwanisha ubugufi, ntabwo turwanisha taye. Ibyo biratsindwa. Ariko hari imyambaro muzi mujya mwambara kandi mukarwana mugatsinda. Imana ishimwe. Murayizi? Nyibibutse se? ngo Dawidi ayikuramo, aravuga ati nawe warayitsindanwe, sigara n'ibyawe, sigara n'imyambaro yawe, nawe watsinzwe uyifite. ngo ayikuramo. biravuga ngo Dawidi aramanuka ajya ku kagezi, aca bugufi ngo atore amabuye 5. aya mabuye 5 ntabwo ndi buyavugemo, ariko mu mabuye 5 yakuyemo ibuye rimwe. aravuga ngo ntabwo Sawuli, ntabwo Goliyati nkeneye kumwicisha amabuye menshi, ni rimwe gusa. mu mabuye 5 ntuye mu kagezi, mu mabuye 5 atumye nca bugufi nkayatora ngayashyira mu mvumba. mu mabuye 5 yashyize mu mvumba, ariko Goliyati ashyira mu muhumetso ibuye rimwe. ntabwo ndi buyavugeho, ariko ndagutangariza ko iri buye rimwe yakoresheje ryitwa Kristo, waruhishwe mu bihe, ariko uyu munsi yatwishuriye mu gihe. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe riza rihinduka irikomeza ifuruka. ndagira ngo ngutangarize, nubwo ubuzima bwawe, ifuruka z'ubuzima bwawe bwaba burimo bunyeganyezwa, ifuruka z'ubugingo bwawe bwaba burimo bunyeganyezwa, ifuruka z'urugo rwawe rwaba burimo bunyeganyezwa, ifuruka za bizinesi zawe zaba zirimo zinyeganyezwa, ariko ngera ufate Kristo umushyira muri fondasiyo, umwubakisha n'urufatiro ruzima. izi mfatiro zawe zirimo zinyeganyezwa, uru rufatiro rurongera rutume zikomera. Imana ishimwe. uru rufatiro rwitwa Kristo rurongera rutuma imfatiro z'ubuzima bwawe zongera guhagarara. Urufatiro rwitwa Kristo rurongera rutuma imfatiro z'urugo rwawe zongera guhagarara. Urufatiro rwitwa Kristo rurongera rutume imfatiro z'ubugingo bwawe zongera guhagarara. uru rufatiro rwitwa Kristo rurongera rutume imfatiro zari zimo zinyeganyezwa zongera guhagarara. Imana ishimwe. ngafata ibuye rimwe
ntabwo ukeneye amabuye menshi, ntabwo ukeneye abantu benshi, ntabwo ukeneye umubare mwinshi, ntabwo ukeneye Kristo. Uyu niwe zina twahawe duhungiramo. Muririmbira ngo ni umunara muremure ng'abakiranutsi bahungiramo bagakomera, ngo ni igiti cy'inganzamarumbo, ngo ni isambu itarumbwa, ngo ni ubwugamo bw'umugara. Niwe twugamamo, niwe wenyine zina twahawe gukirizwamo. Amazina y'abantu, amazina yose yaribagirane. Hari amazina utavuga ngo ibihe bibi bigende. Hari amazina tutavuga kandi akomeye ngo yirukane abadayimoni. Ariko izina rya Kristo, ngaho muzavuga izina rya Trump ryirukana abadayimoni. Mubona umuntu urwaye abadayimoni mumuvuge ngo turabirukanye mu izina rya Trump. Mubona umuntu urwaye abadayimoni mumuvuge ngo turabirukanye mu izina rya Shangazi, mu izina rya Muyobo, mu izina rya representa, rya bishop, ryande ryakwirukana abadayimoni. Ariko izina rya Yesu yirukana abadayimoni. Izina rya Yesu rikiza indwara. Izina rya Yesu rirera imfubyi zigakura. Izina rya Yesu ribeshaho abapfakazi. Izina rya Yesu niwe zina twahawe ukirizwamo, niwe zina twahawe gutabarirwamo, niwe zina twahawe. Yohana, abahanuzi baramuhanuye, abahanuzi bakuru baramuhanura, abahanuzi bato baramuhanura. Yobu yamuvuzeho aravuga ngo naho uruhu rwanjye rwabora, amaso yanjye akabora, umubiri wanjye ukabora, ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi amaherezo azahagarara mu isi mubone. Abari mu bihe bikomeye baramubonaga. Niwe zina twahawe rikomeye. Yesaya aramuhanura aravuga ngo azavukana ubutware. Abandi babona ubutware bageze kuri iyi si bakabuhabwa, bakabushyirwa ku myambaro, bakabushyirwa ku makora y'imyenda, bakabushyirwa ku ariko wavukana ubutware. Imana ishimwe, avukana ubutware, arakabyara, arakarama, arakaba umwami wacu w'ibihe byose. Avukana ubutware, yavukanye ubutware. Niwe wenyine wavutse ijuru rikaririmba ngo wajuru we ishe. Niwe wenyine wavutse ijuru rikaririmba. Niwe wenyine wavutse inyenyeri zikagenda imbere y'abanyabwenge zikajya kubereka aho yavukiye. Niwe wenyine wavutse ubwami bugahungabana. Herode aravuga ngo ninde wavutse, ninde ukomeye mu bwami bwanjye wavutse? Ngo byari byarahanuwe. Iyo wavutswe isi mutegereje, abami batengurwa, bahinda umushyitsi, kuko bari bamuzi ko aje ari umuntu udasanzwe. Ngo Herode yica abana bose bavutse kubera we, ariko ntabwo yapfuyemo, kuko yari afite intego aje gusohoza ku mwana w'umuntu. Niyo mpamvu nakuzaniye ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana urakomeje. Abana bose b'imvinja bari ku kigero cy'imyaka cy'amezi ye barapfa, ariko we ntiyapfuye kuko yari afite misiyo imuzanye. Ntabwo uzapfa adashoje misiyo imuzanye ku buzima bwawe. Niba atarapfuye mu gihe cya Herode kugira ngo asoze misiyo yari imuzanye, nawe ntuzapfa adashoje misiyo yamuzanye ku buzima bwawe. Ubwo atapfuye nawe ntabwo uzapfa adashoje misiyo yamuzanye ku buzima bwawe. Niwe wenyine ariko umutindaho, niwe wenyine bajyanye mu nkiko zirenga 5-6 hafi aho, bamuburaho icyaha. baravuga ati nta cyaha tumubonaho, ni umwere. Niwe wenyine utarakoze icyaha. Niwe wenyine abadayimoni yahuraga nabo bagatitira ngo duhuriye mwana w'Imana, ngo kuje kutwica igihe kitaragera. Niwe wenyine abadayimoni bahindura umushyitsi.
ngaruke gatoya namuvugaho byinshi, nakwigendera muri we nkamutindaho nkinjira. Tugaruke kuri Dawidi ngo afatire ibuye, ababwiye ko ari ryo Kristo, arishyira mu muhimetso, aravuga ati nanjye iri buye ndaryitwaza. Hari abagabo baryitwaje ntibakorwa n'isoni, hari abagabo bagendanye n'iri buye, hari abagabo iri buye ryagendenze imbere ntibaseba. Ndagira mbabwire mwe abagabo mwe munteze amatwi, nimugendana na Kristo ntimuzakorwa n'isoni, nimugendana na Kristo ntimuzaseba, nimugendana na Kristo ntimuzamwara. Cyakoze ikimwaro kizakomanga, ikidehe cy'amadeni kizakomanga, cyamunara izakomanga, ariko humura uyu mugabo. Nibo baravuga ngo haracyariho ibyiringiro, naho igiti cyatema gipfa kuba umuzi. Racine principale yaragumye mu butaka, ngiyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka. Humura wa mugabo we, birashoboka ko hari ibyawe byatemwe, amashami yabyo aratemwa, mbese hasigara ari igishyitsi. Mama humura, bizinesi yawe yaratemye, urugo rwawe rwaratemwe, ibihe byiza byawe byaratemwe byo kubana n'Imana, ariko nakuzaniye ihumure ngo haracyari ibyiringiro. Umuzi wugumishe muri wowe, mugumishe muri we. Narababwiye ngo igishoro n'ubuzima, ibindi byose bijya bimera, iyi imvura iguye biramera. Ngo Dawidi, ngo Sawuli amuva imbere, aragenda atora amabuye 5, kamwe agashyira mu mpetso, ngo ajya imbere ya Goliyati, ngo arazunguza ngo Goliyati amubonye, ngo aramukwena koko, ngo aramukwena nk'uko yakwenaga Abisira, nk'uko yakwenaga bakuru be, aramukwena nk'uko yakwenaga ba Eliyabu, ngo aramukwena nk'uko yakwenaga Abinadabu, ngo aramukwena nk'uko yakwenaga Sawuli n'igisirikare cye. Umva nkubwire, ibyakwenya abandi ntibivuze ko nawe bizagukwena, ibyisha abandi ntibivuze ko nawe bizakwica, ibyarangije abandi ntibivuze ko nawe bizakurangiza. Ndagira nkubwire ngo Imana ihagurukanye nawe muri uyu mwanya, Imana ihagurukanye nawe muri uyu mwanya. Ngo Dawidi arazunguza, ngo Goliyati akuramo ingofero, azamura kasike, ngo arebe uwo uhagaze, ngo aramubwira ngo wagira ngo ndimbwa. Gatangira kwifobya, atangira kwituka, atangira kwisuzugura. Ariko Dawidi yari yajaje. Ndagira ngo uhagurutse ugende ugiye, uhagurukanye n'umugabo w'umunyembaraga, uhagurukanye n'umugabo udatsindwa, uhagurukanye n'umugabo wabanye nawe cyagiye, uhagurukanye n'umugabo. Haguruka ku bw'abana bawe, haguruka ku bw'urugo rwawe, haguruka ku bw'akazi kawe, haguruka mama, haguruka. Uhagurukanye n'umugabo. Iyo wajya ugenda uri wenyine, wajya ugenda wishingikirije amashuri wize, wajya ugenda wishingikirije imiryango, wajya ugenda ariko ushyira hasi, wajya kuvuga ngo nta musore wambenga ngo ndi mwiza nteye neza. Ibyo ntabwo bikigezweho. Mukobwa mwiza, ntabwo bikigezweho. Uri mwiza ariko ibyo ntibikigezweho. Hagurukane na Kristo, vuga ati ngiye mu izina rya Yesu. Ayo ngo ndi umusore mwiza w'ibogari, ngo nta mukobwa. Barakubenga se ntibakwanga, barakubenga se ntibakubenga ati nta wasuzugura, nta wanyanga, barakwanga se ntibakwanga. Wajya kugenda wiyemeye uvuga ngo ndi ibogari, ndi mwiza. Ibyo ntabwo bikigezweho. Hagurukane na Kristo, azane feva ku buzima bwawe, azane igikundiro. Yego bagukunda, ariko ugasanga wakunzwe n'utakabaye, n'udakenewe ku buzima bwawe. Bikamara iminsi, bikanaba, bikagenda neza, bikanaryoha, ariko ntibimara iminsi. Ngo nta muntu wanyima akazi, yego wakabona ariko ntukabonemo amaho, ugasanga aho kugira ngo wicare ku ntebe ahubwo urayikoreye. Ariko iyo ugendanye na Kristo arakorohereza, hazana feva, azana ubuntu, azana ibintu byoroshye. Murabona kera habagaho televiziyo z'ibiromba, basigaho televiziyo za furate zoroshye zidafite ibiromba. Iyo ugendana na Kristo, uri kumwe na Kristo aho ugiye hose, umera nk'ufite furate, ibintu by'ibiromba bivaho, yoroshya ibintu. Abaririmbyi bigize ngo ubuzima burimo Yesu buroroha. Niyo bikomeye hari ukuntu aza akabyoroshya, akabivomerera. Ibyari byumagaye ukumva byoroshyemo, ukumva arabigutwaje, ukumva gutwaje ubupfakazi, ukumva gutwaje ubupfubyi, ukumva gutwaje ubukene. Ukaba ufite ubukene ariko ntuse n'abakene, ukaba ufite ibibazo ariko ntuse n'abanyabibazo.
igitanda cyawe kikaba mu rugo ntikibe indera, wakabaye uri ku miti, ariko kuko Yesu abigutwaje ntabwo uri ku miti. Iyo ndwara yakaba yarakwishe, ariko ko Yesu ayigutwaje ntabwo yakwishe. Ngo Dawidi ajya imbere ya Goliyati ngo azamura akasinga, aramukwena, aramusuzugura nk'uko yasuzuguye bakuru be. Ndagutangariza ko ibyasuzuguye abandi kuri iyi nshuro we bitari bugusuzugure. Dawidi nawe yari ari kumwe n'Imana, yari azi uwo bari kumwe. Iyo uri kumwe n'Imana ugira confidence, ugira nubwo wacogorera imbere y'abantu bawe bagufa, ariko imbere y'abantu bukomeye ugatambuka ukumva umeze neza, urakomeye kuko ufite umugabo ugushyigikiye. Ngo Dawidi arazunguza areba Goliyati uburyo ahagaze, uburyo areshya, ariko Dawidi ngo ntabwo ngutenga, arakaraga, wakaraga mu muhumetso. Ndagira ngo ubwire ngo uhindure intwaro umaze ibisi urwanisha. Amashuri ntiyatuma ubona akazi, nibyo warize kandi ni byiza, diplome zimaze imyaka mu tubati, ntabwo arizo ziguhicaje mu kazi. Mbese uburanga ufite ni yego uri mwiza, ariko ibyo nibyo byakubakira urugo, ntabwo byakubakira urugo. Yego uzi gucuruza, uzi gukora, ariko ibyo ntibyatuma hari icyo winjiza. Ariko hari ngo Dawidi arakaraga. Ndagira ngo nawe uhindure intwaro, usenge ujyane na Kristo, wane n'Imana agushoboza. Ibintu birahinduka. Ntacyo washobora utari kumwe nawe, ntacyo wageraho utari kumwe nawe, ntacyo wafata utari kumwe nawe. Umugabo witwa Petero yigeze yiyemera ngo amanukira ku nyanja, ngo aravuga ngo mfite experience y'inyanja, nyiroberamo, ndayizi, nzi amasaha yo kuroba, nzi imyaka maze muri iyi nyanja, mfite urucundura, mfite ubwato bwiza, mfite abantu bazi kumfasha, mfite ababingiramo, mfite ababikora neza. Ngo amanuka mu nyanja, biratubwira ngo experience kwiyemera kwe, ngo akesha ijoro ryose ntacyo afashe. Aravuga ati ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Birashoboka utari kumwe n'Imana, birashoboka utari kumwe n'uyu mugabo, birashoboka ko waseba, birashoboka ko wakorwa n'isoni, birashoboka ko wamwara, birashoboka utari kumwe na Yesu, birashoboka ko utari kumwe n'Imana wamwara ukamwara. Ngo Dawidi ngo Petero ngarangije ngo akesha ijoro ryose ntacyo afashe. Ngo Yesu araseruka aravuga ati bana bahaye icyo mwafate, reka ngabwira Petero ati hindura urucundura. Waroberaga ibumoso ariko robera uburyo. Agira ngo batangarize ngo abazajya ibumoso namwe murabazi, abazajya iburyo namwe murabazi. Nta mwanya mfite wo kubivugaho. Ngo hindura urucundura, noneho robera iburyo. Yesu amwereka icyerekezo. Ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo wakora Yesu atakweretse icyerekezo. Uri umuhanga pe, ariko Yesu nakwereka icyerekezo waroberamo bigakora. Nakwereka aho wadepoza, nakwereka wakuburanira, naguhuze n'umuntu, naguhuze n'ahantu, naguhuze n'igihe cyawe. Akira igihe cyawe, akira umuntu ugufata ukuboko, akira aho Yesu akwerekeje. Aravuga ati Petero robera iburyo. Ati reka uzi experience mfite, uzi imyaka maze muri nyanja, uzi abarogi mfite, uzi urucundura mfite rurakaze. Perime yagupfana ubusa, imodoka yagupfira ikagupfira, ukajya uyireba nk'ibidukikije, ukajya uryama mu nzu nziza ntusinzire, ukajya ureba ibyo wageze, ukajya ureba ibyo wubatse, ukabona byose ntacyo bikumariye. Ariko iyo uri kumwe na Yesu, ati ntacyo ntakoze, ateko ntacyo nafashe. Yesu aramubwira ati ariko washyize iburyo kuri burobe. Petero amanika amaboko aravuga ati njye byanze, amashuri experience zose mfite byanze, ariko kuko ari wowe ubivuze reka mbikore. Ndagira ngo ngutangarize ngo byari byanze, ariko uyu mwanya ucyumva ijambo ry'Imana biremera. Umva icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Umugambi wayo urakomeje.
Petero ngo akimanura urucundura rumanuriye iburyo, Bibiliya tuvuga ngo ahita afata ifi nyinshi, urucundura ruragenda gucika, ngo amafi yuzura urucundura, ngo arazamura, ngabona biremeye, amafi aramwitaba. Ndagira mbabwire ngo Yesu yari amaze kuvugana n'amafi, yari yumviye ijwi rye, yari yumviye itegeko. Ntari ibintu byagusuzuguye, ariko uyu munsi birumvira ijambo ry'Imana, birumva icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Isi y'umwuka irumva, isi y'umwuka ifite amatwi, isi y'umwuka arayitegeka. Nta cyaremwe kitaremwe nawe, byose bifitiye password. Ngo Dawidi arazunguza, aravuga ngo ntabwo nguteye mu izina ryanjye, ntabwo nguteye mu izina rya Sawuli, ntabwo nguteye mu izina rya Eliyabu, ntabwo nguteye mu izina ry'abakuru banjye, ntabwo nguteye mu izina ry'ingabo za Sawuli, njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye n'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Ndagira nkubwire ngo tangira urwane mu izina rya Kristo, tangira urwane mu izina ry'Uwiteka. Intwaro zose zarananiwe, intwaro zose zaragimbye, ariko Kristo ntazigera ryimba. Izina rya Kristo riracyafite agaciro, izina rya Kristo riracyakomeye. Tugiye gusenga. Uteye muki, uteranye iki muri iyi minsi? Niki kiguhagaze imbere? Iyo bari yari guhagaze imbere, tugiye kuyitambuka mu izina rya Yesu. Ibyo bintu biguhagaze imbere, ndagira ngo tuvugane nabyo muri uyu mwanya. Tangira uvuge ko ugiye kubitambuka, tangira uvuge ko abana be bagiye kwiga mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirabibemerera ngo abana be bazigishwa n'Uwiteka. Tangira uvuge ko bagiye kwiga, akazi kahagarara ariko abana bawe bakiga, ubuzima bwahagarara ariko abana bawe bakiga. Tangira uvuge ko ingo nyinshi koko bari Satani ari kukwereka ko ziri gusenyuka, ariko urwawe rugiye kubakwa mu izina rya Yesu. Ntabwo rugiye kubakwa n'ukuri inzobe, ntabwo rugiye kubakwa n'ukuri igikara, ntabwo rugiye kubakwa n'ukuri umunyabwenge, ntabwo rugiye kubakwa n'uko ufite amashuri, ntabwo rugiye kubakwa n'uko wize cyane. Rugiye kubakwa mu izina ry'Uwiteka. Ugiye gucuruza, abacuruzi benshi barananiwe, abandi baratashye, abandi barahombye, ariko wowe ugiye gucuruza mu izina ry'Uwiteka, mu izina ry'Uwiteka. Akazi karabuze koko, warashakishije ahantu hose, waradepoje ahantu hose, ariko kuri iyi shuro genda udepoze mu izina ry'Uwiteka. Abana, kurera abana biragoye muri iyi minsi, muri iyi generasiyo. Ari n'abarezi tubashyira barananiwe, ari natwe tubarera hari uburyo batugoramo, natwe tukabibona, ariko muri uyu mwanya tugiye kubarera, tugiye kubarera, tugiye kubarera mu izina rya Yesu, tugiye kubarera mu izina rya Yesu. Abarimu bigiye kuborohera mu izina rya Yesu. Abarimu njya nganira nabo nkumva bafite ibintu bikomeye bajya bumva mu bana bacu, natwe ubwacu tutumva, nkumva barahangayitse, bahura n'ibintu bikomeye mwa babyeyi mwe. Ariko kuri iyi nshuro Imana yorohereze n'abana n'abarezi baturerera abana ku mashuri, ari abiga babayo, ari n'abiga bataha. Reka mbabwire icyazanye Satani ni ibintu bitatu: kwica, kwiba no kurimbura. Yaje kurimbura ubuzima bw'abana bacu, yaje kurimbura ingo zacu, yaje kurimbura hazaza hacu. Ariko natwe icyazanye Yesu ni ukuduha ubuzima, ni ukuduha ubugingo ndetse bwinshi. Kandi ubwo yageragejwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Niyo mpamvu tugiye gusenga. Amasengesho ahindura amateka mabi akazana amateka meza. Amasengesho akuraho amarira akazana guseka. Yakuyeho amarira ya Hana azana guseka, yakuyeho ubugumba azana urubyaro. Amasengesho ahindura ibintu. Ndagira ngo muri uyu mwanya dusengane nawe, sengana nanjye. Turi ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana urakomeje. Wabonaga byarahagaze, wabonaga bidashoboka, wabonaga bitagenda, ariko uyu mwanya tugiye gukuraho bariyeri abadayimoni bagushyiriyeho. Tugiye gukura Goliyati tuguhagaze imbere. Ngo Dawidi amukubita ibuye mu gihanga, amuca igihanga, rimaze kumwikubita mu gihanga. Ngo Dawidi nta ntwaro yari yitwaje, nta ntwaro yari yitwaje. Ngo afata intwaro Goliyati yari afite, ngo afata inkota ya Goliyati ayicisha abari yamucisha igihanga. Ndagutangariza ko intwaro zose Goliyati yitwaje guhagaze imbere nta nimwe izagira ikigutwara. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nta ntwaro yaciwe kukurwanya izagira ikigutwara. Icyakoza ndagutangariza ko zaracuzwe, urazibona zirahari, ariko nta nimwe izagira ikigutwara. Zose izo Goliyati yari yitwaje, ng'amacumu maremare, ng'inkota ndende, ibyuma, nta nimwe yagize
gitwara Dawidi, ahubwo Dawidi yafashe iyo Goliyati yari afite ngo abari yamucisha igihanga. Ndagira ngo muri uyu mwanya ngo arangije akijyana i Yerusalemu, impamvu iki yamutamuciye amaguru, ni impamvu iki atamuciye amaboko, ni impamvu iki atamuciyemo ibice, yamuciye igihanga, yamuciye y'amaso yamutukaga, yamukanuriraga, yamuciye wa munwa wamukwenaga, yamuciye icy'ingenzi. Uyu munsi ijambo ry'Imana riragukuraho ikintu cy'ingenzi, riragukuraho ikintu Satani yari amaze iminsi gutuma wari kureba Goliyati aryamye hasi aciye igihanga, ntiyari kumenya ngo ninde. Uyu munsi hari amateka mabi Imana iri busibanganye ku buzima bwawe. Uyu mwanya hari amateka amaze iminsi agutera ubwoba Imana iri busibe ku buzima bwawe. Ngo Dawidi amuca igihanga akijyana i Yerusalemu. Uyu munsi umaze iminsi utsindwa wumva intsinzwi itaha iwawe, ariko uyu munsi intsinzi irataha iwawe. Ngo ajyana intsinzi i Yerusalemu, abagore bava mu myobo, baracana imbabura ziraka. Umuririmbyi yaremye ngo hari umunsi uzacana wake, ngo hari umunsi uzacana wake, abagore bacana imbabura, abana basubira ku mashuri, bakuru be bava mu myobo. Hari umunsi abantu bazasohoka mu marira, hari umunsi abantu bazasohoka mu ntambara, hari umunsi abantu bazasohoka mu gahinda, hari umunsi abantu bazasohoka mu kibazo, hari umunsi. Uyu mwanya ndagutangariza ko hari intsinzi Imana izanye ku buzima bwawe. Ngo Dawidi ajyana intsinzi muri Isiraheli, ajyana intsinzi muri Isiraheli, ihumure riza muri Isiraheli. Uyu mwanya Imana izana ihumure ku buzima bwawe. Abagabo mwakira ihumure ry'Imana, abagore mwakira ihumure ry'Imana, abana bakira ihumure ry'Imana, ingo zanyu zakira ihumure, mwakira ihumure. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Bivuga ngo Imana yaradutaye, yatubwiye isezerano ryiza ngo ndi kumwe namwe kugeza imperuka. Ndagira ngo mbatangarize ko ari kumwe natwe, ari kumwe natwe none, ari kumwe natwe ejo, ari kumwe natwe ahazaza hacu, ari kumwe natwe kugeza imperuka. Yaravuze ngo nimuhumure. Isi yari kuzabatoza mvirope, kabatoza amashashi, kabatoza amacupa, ariko nimuhumure nanesheje isi. Yemwe abanteze amatwi, nimuhumure, uri muri twe aruta uri muri bo. Yanesheje isi, kandi ubwo yanesheje natwe azatuneshereza. Sengana nanjye, sengana nanjye, gira ikintu ubwira Imana ngo iki cyari cyaranze, iki cyari cyanananiye. Data mu izina rya Yesu, uyu mwanya turagushimiye, ariko uyu mwanya turawuguhaye kugira ngo ugaburire ubugingo bwacu. Kwitoza ko umubiri kugira umumaro muri bike, ariko kwitoza ko umwuka kugira umumaro muri byose. Turasenze kugira ngo uyu mwanya ubugingo bwacu buhembure n'umubiri, nk'uko imvura itasubirayo idatushije ubutaka, niko n'ijambo ryawe utaritumira ubusa. Uraritumye kugira ngo riduhembure, uraritumye kugira ngo utuzurire mu ijambo ryawe, ngo wohereze ijambo ryawe rikarema. Turemere ibyiringiro bishya. Hari abantu bari bacitse intege, hari abantu babuze ibyiringiro, abantu bananiwe, hari abantu bumvaga nta nzira, ariko turasenze kugira ngo kuko umugambi wawe ukomeje ku buzima bwacu, nukureho izo bariyeri zose, nukureho izo nzitizi zose, nukureho izo mpamvu zose. Abantu bawe nibatambuke. Waravuze ngo uzishyira itorero ridafite ikizinga cyangwa iminkanyari. Mu yandi magambo, nta minkanyari y'agahinda, nta minkanyari y'umubabaro uzaba warariteye ipasi, uzaba warariringanije. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo abantu bari bafite iminkanyari, babona bihebye, babona tera ipasi muri ibyo bintu byose bihebeyemo, bagorora ibintu bitagororotse, ringaniza ahataringaniye, bagenda imbere zibariyeri turazisenye z'abadayimoni. Goliyati nava imbere y'abantu, umaze iminsi wivuga mu izina rya Yesu, umaze iminsi uvuga ko ntaho bazagera ntibahagere, umaze iminsi kuvuga ko ntacyo bazagera ntibakigera, umaze iminsi ubananiza, nabari bunanirwa, nacika umutwe. Goliyati mu izina rya Yesu, turananiza imbaraga z'umwijima, turananiza ibitero byose byari byaragabwa ku bantu bawe, iby'uburwayi, iby'amadeni, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo. Mu izina rya Yesu, wivuga hejuru ngo kubaguye ngo ntabwo bazongera kubyuka. Nyamara Dawidi yaravuze ngo wa mwanzi wawe njye winyishima hejuru, ngo niba ntabwo nzongera mbyutse, uko ngo nzabyutswa n'imbabazi z'Uwiteka. Imbabazi zawe nizibyutsa abantu bawe, imbabazi zawe niziza zibabyutsa, imbabazi zawe niziza zibyutsa abaguye, imbabazi zawe niziza zibyutsa basubiye inyuma, abatakaje ibyiringiro, ababanaga nawe batakibana nawe. Ntabwo umugambi wawe wakomeza ku buzima bwabo baraguye. Ongera ubabyutse, ongera ubahagurutse, ongera ubuzuza imbaraga, ongera ubuzuza umunezero, ongera ubuzuza umwuka wera. Turi mu gihe wiyerekaga
abigishwa bawe, turi mu gihe cy'ihumure, turi mu gihe cy'iminsi 40 y'ihumure. Mbere y'uko ujya mu ijuru wabanje guhumuriza abantu. Turi mu gihe hari standard ahantu hose, turi mu gihe abantu bacitse intege, turi mu gihe abantu bafite ihungabana, turi mu gihe abantu bababaye, turi mu gihe abantu babuze uko bagira, turi mu gihe abantu bumva ibihuha n'intambara z'ibihuha, turi mu gihe abantu bumva bikomeye. Ariko zana ihumure, zana ihumure ku bamama, zana ihumure ku bapapa, zana ihumure mu ngo zacu, zana ihumure mu bana bacu, zana ihumure ku bigo by'amashuri, zana ihumure ku bikorera, zana ihumure ku bakorera, zana ihumure, zana ihumure. Aba ni abantu bawe, ibi ni ibiremwa byawe, ibi ni ibibumbano by'intoki zawe, nibo bahumekeye nk'uko bugingo. Ntabwo waremeye umuntu kubaza umuntu iteka. Mu izina rya Yesu, zana imbabazi ku muntu, zana imbabazi ku muntu, zana amahirwe menshi. Ugira imbabazi, ugira imbabazi, imbabazi zawe zihoraho. Ongera uzane ubuntu, ongera uzane imbabazi ku bantu bawe, ongera uzane ihumura, uzane imbabazi. Dutwikirize imbabazi zawe, dutwikirize imbabazi zawe, dutwikirize imbabazi zawe, imbabazi zawe. Dawidi we yaravuze neza ngo ni ukuri wo kugirirwa neza, n'imbabazi z'Uwiteka bizanyumaho iminsi yose. Reka uyu mwanya imbabazi zawe zitwomeho, some ku miryango yacu. Satani yatwivuga hejuru ngo ntabwo Imana yacu tuba, imbabazi zawe zihoraho zizane. Dawidi ngo yigeze akora ibyaha, aravuga ngo umwohereza ibihano 3, arangije aravuga ati ntabwo ibihano nabyemera, bisemo guhungira imbere yawe. Mu yandi magambo, kugira ngo aguhunge yaguhungiyeho, umwoherereza imbabazi, uramubabarira. Uri Imana igira imbabazi, uri Imana igira ubuntu. Girira imbabazi abantu bawe, barengere, batabare. Ibuka isezerano ry'imbabazi zihoraho, ibuka isezerano ry'imbabazi zihoraho. Abasuye inyuma wabyutse, ababwiye guhagakiza ubahagakiza, ababwiye kugirira neza ubagirire neza, ababwiye kuzasohoza amasezerano y'abasohoreze. Ndabasenge muri uyu mwanya mwiza, wongera ugaburira ubugingo bwacu, wongera utuzurane na Kristo kuko yapfuye akazuka. Uzura ubugingo bwacu, uzura ibyacu byose, uzura ingo zacu, uzura ibitekerezo byacu, uzura amarangamutima yacu, uzura imibiri yacu. Abarwayi ndabasengeye, uzura imibiri yabo mu izina rya Yesu. Abafite ibitekerezo byanyanyagiye byaterangiye, ongera ubazure. Abafite amarangamutima apfuye, ongera uyazure. Abafite amaraso yahumanye, ongera uyazure, uyavange n'ayawe. Abafite imibiri yapfuye mu buryo bwa pararize, ongera uyizure mu izina rya Yesu, mu izina rifite ubutware, mu izina rifite ubushobozi ku kintu icyo ari cyo cyose, ku muntu uwo ari we wese, ku hantu aho ari hose. Ongera uzure ibyapfuye. Umugambi wawe wongera ukomeze ku buzima bwacu. Ntabwo umugambi wakomeza abantu baba bagipfuye. Ongera ubazure, ongera ubazure, uzure ibyawe, uzure ingo zawe, uzure imishinga yawe. Urakoze Mana ko tuzuye mu ijambo ryawe, urakoze ko tugiriye neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu.